agatangira guca abandi intege, agatangira gucika intege mu mutima, agatangira kuba umunyantege nke. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Pawulo yandikira aba Bakorinto mu gice cya 7 umurongo wa 20 arababwira ngo umuntu wese agume uko yari ameze agihamagara. Imana itugirire neza cyane. Nawe ndagusengera kugira ngo ugume uko wari umeze ugihamagarwa, ugifite ibihe byiza. Umunyarwanda ni wavuze ngo nari umugabo ntabwo ihabwa intebe, ariko Imana irifuza ko umuntu wese aguma uko yari aragihamagarwa, umuntu akigambiriye gukizwa, umuntu akiyumvamo ibihe byiza, agifite inyota, umuntu ataraba umunyedini, atarabimenyera. Imana itugirire neza, Imana igufashe cyane. Nawe ugume uko wari uri ugihamagarwa, nawe usengera abandi, ugire ibihe byiza. Imana igufashe cyane mu izina rya Kristo Yesu.